Red Blue JD. Wari uzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2017 imvura ikomeye ipima santimetero 60 mu bipimo bapimisha imvura yibasiye ihuriro ry'imijyi ya Houston muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iyi mvura yakurikiwe n'inkubi y'umuyaga ukomeye wiswe Harvey wateje imyuzure mu mujyi wose. Mu mihanda abantu bagendaga mu bwato kuko nibura umuntu muremure amazi yamugeraga mu gatuza. Inkubi y'umuyaga wirukaga ku birometero 65 ku isaha wahitanye abantu 5 abandi benshi barakomereka. Abarenga 50,000 bavuye mu byabo. Umugezi witwa Brazos amazi yawo yari yazamutseho metero enye hejuru y'ubutaka, igipimo uyu mugezi utigeze ugira mu myaka 800 ishize. Leta zunze ubumwe za Amerika zaherukaga kwibasirwa n'inkubi y'umuyaga ikaze nka Harvey mu 2005 ubwo zibasirwaga n'undi muyaga wiswe Katrina. Ibi ntabwo bivuze ko ibindi bice by'isi cyane cyane ibihana imbibi n'inyanja biri mu bwihisho, kuko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 mu 2017 umuyaga wiswe Irma ufite umuvuduko w'ibirometero 350 ku isaha washyize hasi ibirwa by'Ubufaransa bya Antilles na Caraïbes, usenya ibice bimwe bya Floride unyuze muri Bahamas na Cuba. Uyu washyizwe ku gipimo cya 5 ari nacyo cya nyuma kinini mu bipimo bya Saffir-Simpson bapimisha ingufu z'umuyaga. Ibihumbi by'abantu basenyewe amazu. Nkaho ibi bidahagije, uyu wakurikiwe n'uwiswe Maria wahagaritse ubuzima busanzwe muri iki gice cy'isi. Mu gice cy'Ubufaransa imiyaga nk'iyi yaherukaga mu 2010 ubwo witwa Cynthia wicaga abantu 51. Mu 2009 habaye witwa Klaus ndetse n'uwitwa Martin wabaye mu 1999. Abahanga mu ihindagurika ry'ikirere bavuga ko imyotsi isohorwa n'ibinyabiziga ariyo yitwa oxyde d'azote, dioxyde de carbone, iyitwa ozone ndetse na metane yose ituruka mu bikorwa byacu birimo iby'ikoranabuhanga n'ubuhinzi bugezweho izamuka igakora ikimeze nk'igipfundikizo mu kirere kibuza ubushyuhe buri ku isi kuzamuka ngo bujye mu isanzure. Ibi byitwa effet de serre. Byatumye ubushyuhe bw'isi bwiyongera muri iki kinyejana. Uku gushyuha ku isi gutuma urubura ruba ku mpera y'isi ya ruguru n'iyo hepfo rushonga rugahinduka amazi. Ayo mazi avuye mu rubura yiroha mu nyanja ku buryo muri iki kinyejana amazi y'inyanja zo mu isi yazamutseho santimetero 20. Amazi y'inyanja yazamutse yajemo umuyaga mwinshi, ibikorwa remezo byose biri hafi y'inyanja bihita bihagarika kubaho. Nibyo byabaye kuri Antilles, Caraïbes, Floride, Bahamas, Cuba na Houston. Nitwa ISMAEL Mwanafunzi. Abahanga mu by'ubumenyi bw'isi no kurengera ibidukikije barimo umwanditsi w'umunyakanada Ronald Wright, umwanditsi umuhanga mu bugenge n'ubumenyi bw'ikirere Stephen Hawking, umuhanga mu mibereho y'inguge n'abantu Madame Jane Goddard. Bose bavuga ko uyu munsi ibibazo byinshi dufite bishingiye ku bidukikije n'ihindagurika ry'ikirere bituruka ku iterambere. Ukwangirika kose uyu mubumbe wagize kwaturutse ku nyota yacu y'iterambere. Bibaza uburyo tuzarokoka iterambere. Muri iki kiganiro reka tuvuge kuri bimwe mu bitekerezo byabo by'uburyo iterambere twavumbuye ryatuzaniye ibibazo bitari kure y'ibyo ryakemuye mu ngano. Bahaye ikaze mu kiganiro Waruziko. Kuva twabaho imibereho yacu ko yakabaye ishingiye hanini ku ijambo rimwe: iterambere. Quand on veut définir le progrès, il me semble très important de faire la distinction entre le bon et le mauvais progrès. Iyo ushaka gutanga igisobanuro cy'iterambere ni ngombwa gutandukanya iterambere ryiza n'iterambere ribi. Mu ijambo rimwe iterambere ni impinduka. Tubaho mu kwibeshya ko iterambere ari igisobanuro cyo guhinduka kw'ibintu biba byiza ku muntu, ariko uyu munsi tugeze ku rwego aho iterambere ry'ikoranabuhanga no kwiyongera k'ubukungu biteye impungenge ku mibereho y'umuntu. Mais on arrive à un stade où les avancées technologiques et l'explosion économique et démographique menacent l'existence même de l'humanité. Ni Ronald Wright, umwanditsi w'umunyakanada wananditse filime Surviving the Progress. Benshi muri twe iyo dutekereje ijambo iterambere twumva ibintu byiza gusa: amajyambere,
twagumanye isura imwe y'iterambere kuva mu gihe inganda zavukaga ari nyinshi mu kinyejana cya 18. Gukora amamashini menshi no kuyongerera ubushobozi niryo terambere. Kuva icyo gihe ibintu byinshi dukora bigaragara nk'ibitujyana ahantu heza ku ngingo runaka. Niyo mpamvu dufite ibikoresho byinshi ubona bitagira inenge, ariko iyo bikomeje gutera imbere cyangwa se kuba byiza ku buzima bwacu bihinduka imitego. Buri kintu cyose kitworohereza ubuzima ku ruhande baba bavuga ko gifite ingaruka ku mibereho yacu, ariko cyane cyane iyo kibaye cyinshi. Isukari nyinshi ni mbi, kugenda mu modoka cyane ni bibi, gukoresha mudasobwa cyane ni bibi. Nyamara ibi byose mu buryo rusange ni byiza. Ronald Wright ibi yabyise umutego w'iterambere. J'ai inventé l'expression piège du progrès pour définir les comportements humains qui ont l'air bénéfiques au départ. Nahimbye ijambo umutego w'iterambere nshaka kugaragaza imyitwarire y'abantu itangira irimo inyungu ariko nyuma igateza ibibazo. Dufate nk'urugero rw'igisekuru cyo guconga amabuye. Igihe abakurambere bacu bahigaga inyamaswa zitwa mamute, abashoboye gukora intwaro yica mamute ebyiri icyarimwe bari bakoze iterambere rikomeye. Ariko abavumbuye uburyo bwo gufata mamute 200 baziteza umutego mu rutare baguye mu mutego w'iterambere. Sont tombés dans un piège du progrès. Kubera ko bari babonye uburyo bwo kwica mamute nyinshi byatumye bazirira kuzimara kugeza ubwo zashize mu mashyamba. Bavuga ko nuba ariko bikimeze kuko iterambere ry'ikoranabuhanga ryatumye umutungo kamere w'isi tuwurira kumara. Mu mitwe yacu turacyari babahigi bo mu binyejana bya mbere ya Yezu. Icyateye imbere ni ikoranabuhanga ryonyine. Abahanga mu miterere yacu bavuga ko ubwonko bwacu butateye imbere cyane mu myaka 50 ishize. Ubwonko bwacu ntabwo butandukanye cyane n'ubw'inguge. Daniel Povinel ni umuhanga mu myitwarire y'abantu. On peut apprendre à un enfant à faire tenir debout un bloc en forme de L. Un chimpanzé aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ushobora kwigisha umwana w'umuntu guhagarika ku meza akantu kiburungushuye nk'umwirongi nikagwe. Inguge nayo wayibyigisha ikabikora. Gusa ufasha ako kantu kameze nk'umwirongi ukagaconga ukagahinda ibitareshya ku buryo kadashobora guhagarara. Inguge iragahagarika kakagwa ikongera ikagerageza ikaba yakwirirwa muri ibyo kuko idafite amatsiko n'ubushobozi bwo kwibaza impamvu kadahagarara. Mu gihe umwana w'umuntu we iyo kadahagaze ahita kubura akareba munsi yako ahari ikibazo. Kuri nge aho niho hari itandukaniro hagati y'inguge n'umuntu. Umuntu akunda kwibaza ikibazo kubera iki. Pour moi, c'est la différence fondamentale entre l'homme et le chimpanzé. L'homme se pose la question du pourquoi. Uko niko abantu bavumbuye ibintu byose bibaho. Kwibaza ikibazo kubera iki. Kwibaza ikibazo kubera iki nibyo bituma buri gihe abantu bashaka ikihishe inyuma ya buri kintu. Ikintu cyose tubonye twumva ko inyuma yacyo hari ikindi kintu kitagaragara. Ibi byatumye tuvumbura ibintu bitigeze bivumburwa n'abatubanjirije, ariko nanone ubuvumbuzi bwacu n'inzira dukoresha mu kugera ku iterambere bisa no kwisenyeraho nk'uko Madame Jane Goddard umuhanga mu mibereho y'inguge n'abantu abivuga. Nous sommes soi-disant l'espèce. Bivugwa ko ngo turi abantu b'intiti kurusha abandi bantu bose babaye ku isi. Ariko ni gute wasobanura uburyo icyo kinyabuzima cy'intiti kisenyeraho ubuturo bwacyo bumwe gifite? Birashoboka ko wenda umunsi umwe abantu bazajya gutura kuri Mars. Ariko uyu munsi dufite isi yonyine, ariko tubaho tuyisenya twica ahazaza h'abazadukomokaho. On compromet l'avenir de nos propres congénères. Nkuko tuzi ko ibisekuru byatubanjirije byahawe amazina bitewe n'ibyo byakoraga, hakaba igisekuru cyo guhimba ibikoresho, igisekuru cyo guconga amabuye. Bavuga ko twebwe turamutse tuvuye ku isi, igisekuru cyacu abazadusimbura ku isi bashobora kuzacyita igisekuru cya kubera iki, l'âge de pourquoi. Abana bato batangiye kwiga ibintu bimwe na bimwe, iki kibazo barakibaza cyane, bisa naho ari ikibazo kiri muri twe koko. Kubera iki? Hagati yo kugwa k'ubwami bw'abaromani n'urugendo rwo kuzenguruka isi rwa Christophe Colomb byasabye imyaka 1300 kugira ngo abatuye isi biyongereho miliyoni 200. Uyu munsi aba biyongera ku mubumbe mu myaka 3 yonyine. Kuvumbura tekinike yo guteka amata ngo udukoko dupfe ndetse no gukuraho icyorezo cya variole byonyine byongereye umubare w'abatuye isi ku rwego rukomeye. Imibereho myiza tugize yose ihita ituma twiyongera mu bwinshi mu buryo butigeze kubaho mbere.
bavuga ko ubu iyo tuba turi nka miliyari 3 aho kuba 7 tuba tubayeho neza kurusha uyu munsi. Ibi bivugwa kubera ko ducuranwa, bamwe muri twe barya byinshi kurusha abandi. Umunyamerika cyangwa se umunyaburayi umwe arya umutungo ku by'inshuro 50 umutungo uribwa n'umuturage wo mu gihugu gikennye nka Bangladesh cyangwa se Sierra Leone. Umutungo Ubushinwa bukoresha uramutse ugeze ku rugero rw'abanyaburayi cyangwa abanyamerika bakoresha, isi ntabwo yaba ikibashije gutunga indi miliyari 1 y'abantu yiyongera kuri 7 turizo uyu munsi. Uyu munsi mu Bushinwa hari abantu bari hagati ya miliyoni 200 na 300 bakize ku buryo bashobora kubona ubutunzi nk'ubw'abanyaburayi. Mu Buhinde ni abantu miliyoni 200 gusa bashobora kwigeza ku butunzi bufitwe n'abanyaburayi basanzwe. Uramutse wegeranije abakire bose bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ariko nyine babakire bafite ubutunzi nk'ubw'abanyamerika basanzwe, mu isi yose ntabwo abakire barenga miliyari 2. Ni ukuvuga ko abandi miliyari 5 bateza imibereho kuri babandi miliyari 2. Ubu bwinshi bw'abakeneye imibereho bwiyongera ku busumbane bukabije mu butunzi nibwo bwabyaye ubuvumbuzi bwo kubyaza isi byidafite. Mbere twaryaga inyanya mu gihe kizwi cy'umwaka, ariko uyu munsi igihe icyo ari cyo cyose cy'umwaka twazibona kubera ko ikoranabuhanga ryatumye tweza igihe cyose tubishakiye. Some people have written about natural capital. Certains auteurs ont parlé de capital naturel, celui que fournit la nature, l'air pur, l'eau claire. Hari abanditsi bavuze icyitwa umutungo kamere. Uyu ni umutungo utangwa n'isi mu buryo karemano. Ni umwuka mwiza, amazi meza, amashyamba meza, ubutaka burumbuka, amabuye y'agaciro na petrole. Kugeza mu myaka y'1980 abantu babeshwagaho n'ibitangwa n'uwo mutungo. Ni ukuvuga ibyo kurya bahinga batangije ubutaka cyangwa amafi barobaga bagasiga andi mu mazi. Ariko kuva mu mwaka w'1980 turya ingano y'uyu mutungo iruta iy'isi itanga. Ni nk'umuntu utekereza ko ari umukire kubera ko afite umurage. Mais depuis 1980, on consomme plus que ses intérêts, comme quelqu'un qui se croit riche parce qu'il a un héritage. Bisa naho turi babahigi ba kera bavumbuye imitego bagahiga mamuti zose bizeye ko buri gihe hazahoraho mamuti zo guhiga mu ishyamba. Baramutse batweretse nka video y'isi yihutishije y'uburyo abantu batuye isi mu myaka 6,000 ishize, wabona uburyo abantu bagiye baza bagasenya isi bakageza ku rwego runaka, hagashira imyaka 1000 hakaza abandi bagasenyaho bakagenda kugeza kuri twe. Dow plunged more than 500 points yesterday. It was the biggest Dow decline ever. De la crise financière américaine. Aún en el resto de las principales bolsas. And our economy seemingly on the brink of collapse. While banks have failed and shares have plummeted, the effects are working their way down to all of us. La banca d'Italia en el último año. Umwanditsi Ronald Wright avuga ko uyu munsi iterambere turyizera nk'uko twizera idini. Hari ibisekuru byatubanjirije byasenywe birazima biva ku isi kubera amadini. Iki cyacu gishobora kuzakurwa ku isi n'iterambere. Nta kindi gisekuru cyabayeho nk'iki cyacu, aho umuntu ashobora kujya ahantu hateraniye abantu benshi afite igikapu akagitereka hasi akiruka, abari aho bose bakiruka kubera iterambere ryo gukora ibiturika no gusumbanya ubukungu byongereye urwango mu bantu. Ikindi, ubu busumbane bukabije mu bukungu bwatumye umutungo kamere w'isi wangizwa ku muvuduko munini. Ubusumbane mu bukungu cyane cyane hagati y'ibihugu bwatangiye nibura mu myaka 4000 ishize. Michael Hudson ni umuhanga mu mateka y'ubukungu. De 2000 avant notre ère jusqu'à l'époque de Jésus, il était courant pour tout. Kuva mu myaka 2000 imbere y'igisekuru cyacu kugeza mu gihe Yesu yari mu isi, byari ibisanzwe ku bihugu bikize gusonera imyenda ibikennye. Igihe iyo myenda yabaga yarabaye myinshi cyane idashobora kwishyurwa. Ibihugu byari ibihangange nka Sumer, Babiloni na Misiri, byose byagiye bisonera imyenda ibihugu bikennye kugira ngo bitangire byiyubake bundi bushya. Iki gihe byari byoroshye kuko imyenda yose yagenwaga na leta. Nyuma ubugenzuzi bw'imyenda bwaje gushyirwa mu maboko y'abantu ku giti cyabo, maze bahita bahagarika ko umwami yongera gusonera abantu imyenda agamije ko ubukungu bureshya. Ils ne voulaient surtout pas qu'un roi annule les dettes et rétablisse l'égalité. Ngiki kintu cyongereye ubusumbane mu bukungu hagati y'abantu cyangwa se hagati y'ibihugu. Roma nibwo bwami bw'igihangange bwabaye ubwa mbere mu gukuraho gusonera abantu imyenda.
Roma yatangije intambara na Sparte mu Bugiriki igamije gukuraho abami bashakaga gukuriraho abantu imyenda kugira ngo batangire bundi bushya, bityo ubukungu ntibusumbane cyane. Iki gihe ubutumwa bwa Roma bwari in debt et une dette, umwenda n'umwenda. Uburyo bwo kuva mu mwenda bwahise butangira kuba gutanga ibyo ushobora kubona byose birimo n'umutungo kamere. Mu myaka ya za 60 Michael Hudson yakoraga mu ishami rishinzwe imyenda mu kigo cy'imari n'imigabane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Wall Street. By'umwihariko yari ashinzwe kugenzura uburyo ibihugu bikennye byishyura imyenda ya bank Chase Manhattan. Chase Manhattan ni banki ikomeye cyane ya leta muri Amerika. Ma première mission était de calculer le montant de akazi kanjye k'ibanze kari ukubara amafaranga ibihugu bikennye biturimo. By'umwihariko nagombaga kumenya ayo byinjiza, ayo byunguka, niyo bagombaga gutanga nk'inyungu. Intego yacu yari ugufata inyungu yose y'ibyo bihugu tukavuga tuti ayo yose turayemerewe ni inyungu zacu. Ce sont nos intérêts. Uyu munsi ishyamba rinini ku isi ryitwa Amazoni riri muri Brazil, Colombia na Peru ritemwamo cyangwa se rigatwikwamo ibiti kuri hegitari zibarirwa mu binyacumi buri munota. Buri munota ishyamba riri kuri hegitari 29 mu isi yose rivaho. Muri Amazoni ishyamba rikurwaho, abaturage bagahinga, ibiti bigakoreshwa mu nyungu z'ubukungu bw'igihugu. Bwana Michael Hudson ahuza itemwa cyangwa se ikurwaho ry'ishyamba rya Amazoni n'umwenda ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo bifitiye ikigega mpuzamahanga cy'imari. L'histoire a commencé en 1982, quand les pays n'ont plus été capables de rembourser leurs dettes. Byatangiye mu mwaka w'1982 igihe ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo byari byarananiwe kwishyura umwenda wabyo. Byinshi muri ibihugu byahagaritse kwishyura bivuga ko byishyura banki ubutunzi bwabyo bwose, bigasigara bidafite amafaranga yo kwibeshaho. Icyo gihe nibwo ikigega mpuzamahanga cy'imari cyahise kibagira inama yo gutangira kugurisha umutungo kamere rusange kugira ngo bakishyure. Cyabasabye gutangira kugurisha amashyamba, ibirombe by'amabuye y'agaciro na petrole. Aho niho Brazil, Argentine n'ibindi bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo byahise bigurisha umutungo wabyo ku bashoramari bigenga. Le Brésil, l'Argentine et d'autres pays sud-américains ont vendu leurs ressources à des investisseurs privés. Iri shyamba niryo rikurura hafi 1/4 cy'imyuka mibi isohorwa n'ibikorwa by'abantu yakagiye mu kirere kubuza ubushyuhe kuva ku isi. Amazoni abandi bayita ibihaha bya Amerika kuko ari itanga umwuka mwiza abanyamerika bahumeka. Kuvaho kw'iri shyamba ni imwe mu nkuru mbi dushobora kuzanirwa n'ubumenyi bugezweho. Abaturage baturiye iri shyamba bo bumva guhagarika kuritema ari ukubahemukira kuko benshi muri bo bafite akazi mu masosiyete atunganya ibikomoka ku mbaho. Mu mijyi imwe n'imwe yegereye iri shyamba iyo bavuze ibyo kuribungabunga bajya mu mihanda bakigaragambya. La forêt amazonienne est une mère nourricière pour nous. Kuri twe ishyamba rya Amazoni ni umubyeyi utwonsa. Mwe mufite ishyamba rya Amazoni mu bihugu byanyu? Bavuga ko Amazoni ari ibihaha bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko itanga umwuka abanyamerika bahumeka. Bivuze ko niritemwa abanyamerika bose bazapfa, ariko twebwe abanyabrazil b'abakene nitutaritema tuzapfa twishwe n'inzara. On va mourir là. Bien sûr. Si on arrête de déboiser, on va crever de faim. Twese niko tumeze. Ibintu bishobora kuzaba mu kinyejana gitaha ntabwo bidutera ubwoba cyane. Aba baturage bakoreshwa n'ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi bw'imbaho n'ibizikomokaho. Muri make aba baturage baburanira akazi kabo, ntabwo aribo batema ibiti. Uyu munsi ishyamba rya Amazoni mu myaka 200 bishobora kuzaba ari ubutayu bwa Amazoni. Impuguke mu binyabuzima David Suzuki avuga ko abahanga mu ishoramari bumva ko iyo utemye ishyamba amafaranga rivuyemo ukayashyira kuri konti muri banki yunguka hagati ya 6 na 7% by'ingano yayo. Ayo mafaranga iyo yashoyemo imari muri Malaysia cyangwa se muri Papua Nouvelle Guinea unguka 30 cyangwa 40%. Ku nyungu ingana gutya benshi bahitamo gutema ishyamba. Amashyamba nashiraho bazashora imari mu bworozi bw'amafi cyangwa se muri za mudasobwa. Economics
L'économie est si déconnectée de la réalité. Ubukungu bunyuranye n'ukuri kw'ibiriho ku buryo bwangiza byinshi. Mu isomo ry'ubukungu abarimu bose batangira berekana igishushanyo cyiza cyane kigaragaza imikorere y'ubukungu. Bakwereka ibigize ubukungu nk'umutungo kamere, uburyo bwo gusarura umutungo kamere, inganda, ubucuruzi mpuzamahanga. Nyamara bazi neza ko ubukungu atari siyansi, ariko bagerageza kutwizeza ibitandukanye n'ibyo. Ubukungu n'uruhurirane rw'uduciro tw'ibintu bagerageza guhuriza mu nganyagaciro cyangwa ekwasiyo kugira ngo twizeze ko ubukungu ari siyansi. Ariko iyo ubajije umuhanga mu by'ubukungu uti muri iyo nganyagaciro yawe nyereka akayunguruzo k'izuba, nyereka aho mushyira urusobe rw'ibinyabuzima n'ubutaka buhingwaho, ahita gusubiza ko izo ari ingingo ziri hanze y'ubukungu, paramètres extérieurs. Il répond ce sont des paramètres extérieurs. Mu gihe abaharanira kurengera isi n'imibereho yayo bavuga ko siyansi ya nyayo ari ifite ingingo imwe cyangwa se nyinshi zifite aho zihuriye n'urusobe rw'ibinyabuzima. Kuri bo siyansi ya nyayo ni amasomo n'ubumenyi bwose bufite aho buhuriye n'ibinyabuzima bito bitagaragara cyangwa se microorganisme biba mu butaka bwacu bibufasha gukuza ibidutunga. Bavuga ko isi itanga serivisi ubukungu n'iterambere bitazigera bitanga na rimwe. Bavuga ko ubukungu butazigera butuvumburira uburyo buzasimbura udukoko dufasha ibimera kubangurirana kugira ngo byororoke, pollinisation des fleurs. Abanyabukungu ibi babyita ibintu byo hanze y'ubukungu, des paramètres extérieurs. Ibisekuru byose byatubanjirije ndetse n'iki cyacu kirimo byiyongera buri gihe iyo imibereho ibaye myiza, iyo imijyi ikuze ubuvumbuzi bugatanga ubuzima buryoshye, abantu bahita baba benshi. Iyo iterambere ribaye ryinshi n'abantu bakiyongera cyane bigeraho abaturage bisanga barariye byose, imijyi ikaguka igafata ahantu hose hakorwaga ubuhinzi. Kuri twebwe igihangayikishije ni uko igisekuru cyose dufite uburyo bumwe bw'imikorere n'imibereho. Uyu munsi ibyo umunyakigali akeneye ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo umuturage wa New York akeneye. Gutura mu nzu nziza, gutunga imodoka nziza, kubona ubwishingizi bw'ubuvuzi, kugira uburyo bworoshye bwo gukoresha ikoranabuhanga. Uku gukoresha umurongo umwe w'imibereho nibyo bishobora kuba bibi mu gihe iterambere ritangiye kubyara ingaruka, kuko ibibazo uyu mubumbe ufite tugomba kubikemurira hamwe cyangwa bikatwicira hamwe. Kiswe population clock cyangwa se mubazi y'abatuye isi, buri munsi abantu 200,000 biyongera kuri uyu mubumbe. Uyu munsi turi miliyari 7 na miliyoni 300. Mbere abaturage biyongeraga ku muvuduko muto cyane, byatwaye imyaka 11,500 kugira ngo tube miliyari 1. Kwikuba kabiri byo byasaga imyaka 130. Muri iyi myaka 50 ishize twarongeye twikuba kabiri. Hari abantu bari bariho turi miliyari 3 n'igice, ubu nta nubwo bashaje cyane kuko bafite imyaka 65. Byose byatewe n'iterambere twagezeho, kandi iterambere ririmo kwihuta ku buryo ejo bundi mu myaka 15 tuzaba twageze kuri miliyari 8. Mu 2050 tuzaba turenga miliyari 9. Uyu munsi twamaze gukanguka tumenya ko iterambere ari ryo rituma twiyongera, ariko birasa naho amazi yamaze kurenga inkombe. Ni gute tuzagaburira abantu miliyari 9 tutangije umubumbe dutuyeho? Mu yandi magambo, iri terambere tuzarirokoka. Ibibazo dufite byo guhangana nabyo ahazaza ahanini bishingiye ku byo kurya, amazi ndetse n'ingufu. Uyu munsi kugaburira umunyamerika bisaba hafi hegitari imwe y'ubutaka. Mu mwaka wa 2050 hegitari imwe ntabwo izagaburira umunyamerika umwe, ahubwo izaba itegetswe kugaburira abanyamerika 4. Iki gihe ahari ubutaka bwose buhingwa buzaba buhinze. Umuntu uri mu isanzure abona ko isi igizwe hanini n'amazi, ariko amenshi muri yo ntacyo yakoreshwa. 97% by'amazi yose ari ku isi ari mu munyu. 2.5% by'amazi ari ku isi niyo dushobora gukoresha. Igice kinini cya 2% nayo ni urubura ruri mu bice by'impera z'isi cyangwa se mu byiswe nappe phréatique munsi y'ubutaka kure aho bigoye kuyakurura. Muri make dufite 1% by'amazi meza kandi ashobora kuboneka ngo tuyakoreshe.
2/3 by'iri 1% by'amazi meza tuyakoresha mu buhinzi no gutegura ibyo kurya. Iyo wumvise uburyo tubona isahani imwe y'ibiryo uhita wumva neza imiterere y'ibi bibazo byose. Ibirayi 3 byera nibura bitwaye litiro 25 z'amazi. Ishu rimwe ryera ritwaye nibura litiro 140 z'amazi. Umushwi w'inkoko kugira ngo ukure utere amagi 2 ukenera nibura litiro 27 z'amazi. Kugira ngo ubone intongo y'inyama ku isahane haba hakoreshejwe nibura litiro 2000 by'amazi mu korora iyo nka n'ibindi bikorwa kugira ngo iyo nyama igere ku isahani. Ikirahuri kimwe cy'amata kiboneka harakoreshejwe nibura litiro 200 z'amazi. Byose hamwe ubwo kugira ngo ubone isahani y'ifiriti, salade, inyama imwe, amagi 2 n'ikirahuri cy'amata haba harakoreshejwe litiro 2600 z'amazi. Amasaha yose turya amamiliyoni y'amasahani nk'aya. Iyi niyo mpamvu amazi arimo kugenda ahinduka umutungo kamere w'agaciro gakomeye. Umuntu urebye umubumbe ari mu isanzure ahita abona neza ingaruka z'inyota ikabije twagiriye amazi. Inyanja yitwa Aral iri hagati ya Kazakhstan na Uzbekistan isa niyamaze gukamywa n'imiyoboro ipima ibirometero 30,000 by'amazi ayivanwamo ajya kuhira imyaka. Iyi nyanja kandi yakozwemo ingomero z'amashanyarazi zirenga 40 zayimazemo amazi ku buryo irimo kuba icyahoze ari inyanja. Fleuve jaune mu Bushinwa nyuma yo kwifashishwa mu kuhira imyaka ubu ngubu 10% by'amazi y'uru ruzi niyo yonyine agera mu nyanja. Uruzi rwa Indus muri Pakistan rusigayemo 10% by'amazi rwahoranye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 10% by'amazi y'uruzi rwa Colorado niyo yonyine agera muri Mexique. Andi bagenda bayafatira mu nzira akajya gukoreshwa ibitunga umuntu. Nidukomeza gutwika ibyo dutwika mu bihugu biteye imbere bagakomeza gukora ubuhinzi bugezweho bukoresha amamashini, inganda zisohora carbone zigakomeza kuba nyinshi, abatuye isi hafi ya bose bakagura ibinyabiziga, mu mwaka wa 2050 tuzaba twarohereje mu kirere toni miliyari 300 za dioxide de carbone. Ikirere kizahita gihindura imyitwarire yacyo nk'uko twatangiye kubibona. Imiyaga nka Harvey, Irma cyangwa se Maria na Martin izaba myinshi kimwe n'imyuzure. Muri iyi myaka 35 igiye kuza abaturage batuye ku nkengero z'inyanja muri Aziya y'Uburasirazuba bashobora kuziyongera. Bamwe muri bo bazicwa n'imiyaga ikomeye ndetse n'imyuzure izaturuka ku kuzamuka kw'amazi y'inyanja. Babara ko ibiza bishingiye ku kuzamuka kw'amazi y'inyanja bishobora kuzagira ingaruka ku bantu miliyari 1 hagati y'uyu mwaka n'ibihumbi 2050. Hagomba kuboneka uburyo bwo kurwanya kwibi bizabaho. Bitewe n'uko ibi bibazo byose byazanywe n'iterambere, abahanga mu iteganyagihe bemeza ko uburyo bwo kwirinda ibi budakwiye kunyuzwa mu ikoranabuhanga, ahubwo uzakemurwa no gushyiraho uburyo bwo gukoresha umutungo kamere muke. Kuri bo tugomba kurya bike. Naha dusoje ikiganiro waruzi ko cy'uyu munsi, ikiganiro cya Radio Rwanda. Nitwa ISMAEL Mwanafunzi, mwakoze kutwumva. Waruzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda. Red Blue JD. Red Blue JD. Waruzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2017 imvura ikomeye ipima santimetero 60 mu bipimo bapimisha imvura yibasiye ihuriro ry'imijyi ya Houston muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mvura yakurikiwe n'inkubi y'umuyaga ukomeye wiswe Harvey wateje imyuzure mu mujyi wose. Mu mihanda abantu bagenda umuyaga wiswe Irma ufite umuvuduko w'ibirometero 350 ku isaha washyize hasi ibirwa by'Ubufaransa bya Antilles na Caraïbes usenya ibice bimwe bya Floride unyuze muri Bahamas na Cuba. Uyu washyizwe ku gipimo cya 5 ari nacyo cya nyuma kinini mu bipimo bya Saffir-Simpson bapimisha ingufu z'umuyaga.
ibihumbi by'abantu basenyewe amazu. Nkaho ibi bidahagije, uyu wakurikiwe n'uwiswe Maria wahagaritse ubuzima busanzwe muri iki gice cy'isi. Mu gice cy'Ubufaransa imiyaga nk'iyi yaherukaga mu 2010 ubwo witwa Cynthia wicaga abantu 51. Mu 2009 habaye uwitwa Klaus ndetse n'uwitwa Martin wabaye mu 1999. Abahanga mu ihindagurika ry'ikirere bavuga ko imyotsi isohorwa n'ibinyabiziga ariyo yitwa oxyde d'azote, dioxyde de carbone, iyitwa ozone ndetse na metane yose ituruka mu bikorwa byacu birimo iby'ikoranabuhanga n'ubuhinzi bugezweho izamuka igakora ikimeze nk'igipfundikizo mu kirere kibuza ubushyuhe buri ku isi kuzamuka ngo bujye mu isanzure. Ibi byitwa effet de serre. Byatumye ubushyuhe bw'isi bwiyongera muri iki kinyejana. Uku gushyuha ku isi gutuma urubura ruba ku mpera y'isi ya ruguru n'iyo hepfo rushonga rugahinduka amazi. Ayo mazi avuye mu rubura yiroha mu nyanja ku buryo muri iki kinyejana amazi y'inyanja zo mu isi yazaga mu bwato kuko nibura umuntu muremure amazi yamugeraga mu gatuza. Inkubi y'umuyaga wirukaga ku birometero 65 ku isaha wahitanye abantu 5, abandi benshi barakomereka. Abarenga ibihumbi 50 bavuye mu byabo. Umugezi witwa Brazos amazi yawo yari yazamutseho metero 4 hejuru y'ubutaka, igipimo uyu mugezi utigeze ugira mu myaka 800 ishize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaherukaga kwibasirwa n'inkubi y'umuyaga ikaze nka Harvey mu 2005 ubwo zibasirwaga n'undi muyaga wiswe Katrina. Ibi ntabwo bivuze ko ibindi bice by'isi cyane cyane ibihana imbibi n'inyanja biri mu bwihisho kuko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 mu 2017 unamutseho santimetero 20 amazi y'inyanja yazamutse. Yajemo umuyaga mwinshi, ibikorwa remezo byose biri hafi y'inyanja bihita bihagarika kubaho. Nibyo byabaye kuri Antilles, Caraïbes, Floride, Bahamas, Cuba na Houston. Nitwa ISMAEL Mwanafunzi. Abahanga mu by'ubumenyi bw'isi no kurengera ibidukikije barimo umwanditsi w'umunyakanada Ronald Wright, umwanditsi umuhanga mu bugenge n'ubumenyi bw'ikirere Stephen Hawking, umuhanga mu mibereho y'inguge n'abantu Madame Jane Goddard. Bose bavuga ko uyu munsi ibibazo byinshi dufite bishingiye ku bidukikije n'ihindagurika ry'ikirere bituruka ku iterambere.